Vrine yambwiye ko nta confidence nari nifitiye, hanyuma Mutesi nta kintu yambwiye. Mike Ne wa mayes. Yarakanganye. Uko baza nyine nawe ubwe birakanganye muri make. mbese wamubonye tugira Cyane. No mu busanzwe aratinyitse, ubwo rero nawe urabyumva. nawe se uramutse ubaye nyampinga waba utinyitse nkawe? Ntabwo ntekereza ko naba ntinyitse nkawe, kuko ntabwo dufite imiterere imwe. ubona kurusha iki ku miterere? Ari serieuse cyane, kandi ntekereza ko njye ntari serieuse nkawe. Niyo mpamvu twaba dutandukanye. hanyuma nyuma y'uko wenda reka tuvuge ko wenda ushobora kuza gukomeza cyangwa ntukomeze, uramutse udakomeje nubwo atari byo twifuriza, igitekerezo cy'umushinga wawe cyaba kirangiriye aha ngaha? Oya, ntabwo kiri burangirire hano, ahubwo ndashaka izindi nzego zibishinzwe aba arizo zimfasha ntakomereje muri Miss Rwanda platform. Amazina yanjye nitwa Munezero Ella Irma Pierine. abandi bakobwa twagiye tuganira bagiye bagaruka ku buryo Jolly yagiye ababaza, wowe urabivugaho iki? Okay, birakomeye yego kuri Jolly abaza biri strong, bicalenjinga umuntu uwo ari we wese nyine, biba bikakaye. iyo ngiyo ikaba imwe mu mpamvu se ishobora gutuma bamwe bavuga ko hari ukuntu yagiye abahereza no kandi bashoboye. Biterwa n'amarangamutima y'umuntu. Hari umuntu ashobora kuba yabonye yari yabikoze ariko Jolly akamuhereza no, icyo gihe nyine urabazwa ugasubizwa n'abajaje bagakora ibyabo, kandi nta mujaje ugendera ku wundi, buri wese akora aguhereza no cyangwa yise bitewe n'ibyamunyuze cyangwa n'ibitamunyuze. iyi mishinga mujye muzana muri Miss Rwanda cyangwa se muri iki gikorwa, hari ubundi buryo bujya bubaho za Youth Connect ndetse n'andi marushanwa aho abantu bazana imishinga igiye itandukanye, kuki aho mutajya muyihanyuza? Ni ukubera ko tuba twumva ko uramutse ubaye nyampinga w'u Rwanda byaba ari intambwe iri hejuru cyane y'ibyo byose, kuko ibyo byose bikorera mu gihugu, ariko wowe nyampinga w'igihugu byaguha imbaraga nyinshi kurusha uko wabinyuza muri ibyo bindi, ukabasha kubishyira mu bikorwa ku buryo bwihuse. Tugiye guturuka mu karere ka Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru ni imwe mu zifite ibibazo by'uko abana b'abangavu basigaye baterwa inda z'imburagihe ari benshi. Uramutse ubaye Miss Rwanda, iki kintu wagikora iki? Ni nacyo umushinga wanjye uvugaho, nabirwanya. Ni nawo umushinga wanjye mfite wo kurwanya nyine izo nda zitateganyijwe ku bana bari munsi y'imyaka 18. Wabiza mu zihe nzira ubona abandi batabikozemo kugira ngo bicike? Navuga ko ababigerageza kubikora babikora muri rusange, ako njye nashyiraho ihuriro ry'abana bakaza bahura bakaganira bakungurana ibitekerezo, bibafashijemo ndetse n'ubundi buyobozi bukuru tukabagira inama nyine, tukababwira ibitekerezo kugira ngo bumve ko batagomba kwishora muri izo ngeso z'ubusambanyi zituma bashobora gutwara izo nda. Abakobwa benshi nk'amwe bagaragara nk'aho bakiri batoya bakunze kuvuga cyane ko badagikunda urungano rwabo, bikundira bya bisaza bifite amafaranga. Icyo kintu wowe kivuga iki? Ukibona gute muri iyi si dutuyemo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda? Birahari yego, biravugwa, ariko kuri njyewe ntabwo ariko mbibona. Kuri njyewe ntabwo ariko mbibona ko ubona biterwa n'iki? Ikintu mbona kibitera nuko abo bantu bakuru cyangwa se abagabo bakuru nibo bafite amafaranga cyane hano mu gihugu, cyane ko nyine nk'uko mbibona hano abantu basigaye bubaka ingo badahura urukundo, ari amafaranga bakurikiye. Wowe wakomeza urukundo cyangwa washakana n'umuntu ufite amafaranga n'ubundi ukiyubakira ahakomeye? Noneho nshobora kubaka ahakomeye ariko nta mahoro mfite, numva njye ku bwanjye icyo nagendera ari urukundo. bibaho, ariko ibyiza no kubyirengagiza kugira ngo ubuzima bukomeze, ntabwo wahora ubabaye. hari ikintu cyakubabaje mu buzima utazibagirwa? Birahari, ntabwo byabura. Ibyo ntabwo byabura, ariko ntabwo ari ngombwa kuvuga.
hanyuma uyu munsi witabiriye iri rushanwa ni ubwa mbere cyangwa ni ubwa mbere kubera icyo ari ubwa mbere indi myaka ntabwo wabaga uri tayari indi myaka ntabwo nari naba redi nyine yego ariko wabaga ubikurikirana narabikurikiranaga hanyuma iyo umwaka ushize wayibonye ute muri rusange nayibonye neza nta kibazo iri mu bakobwa beza kandi bashoboye bose ni icyagutunguye cyane ikintu cyantunguye icyantunguye ni ivugwa rya Josiane yaravuzwe cyane yaramamaye cyane niko nabivuga hanyuma uyu munsi nawe witabiriye harimo abakobwa benshi beza bujuje biriya byose bitatu wowe ubona umwihariko wawe ari uwe umwihariko wanjye wa mbere ni uko ari ngewe ubundi ntandukanye nabo bose wowe ni runaka ariko ngewe ndi Blaze ku giti cyanjye ikindi ni umushinga wanjye harya witwa nde witwa Blaze tumuhorane umushinga wawe wakomeje kuvuga cyane ni umushinga ujyanye n'iki ntabwo ari ndumva ntabikubwira nonaha waza kumfasha naza kuvamo nkabukubwira nta kibazo wagiye uganira n'abandi bagiye banyura hariya babazwa bakubwiye ko babonye abajaje gute bose batinya Jolly ariko byose nyine umuntu ariyangana nyine nibwo ateye ubwoba ubundi bawumva ko umuntu ateye ubwoba ariko ni umuntu ntabwo ari inyamaswa icy'ingenzi ni uko ujya ari imbere ukamusubiza ibyo akubajije nawe ubundi ntabwo ari ngombwa kumutinya ntekereza ko atari ubwa mbere ugiye imbere y'abajaji ubwo uherukayo wari ugiye muri ze gahunda ubwo mperuka imbere y'abajaji nari ngiye muri pano sinzi nimba yizi kudefanda ku ishuri ko ibyo nigaga byasabaga kudefanda imbere y'abajaji rero nibwo mperuka imbere yabo ubundi nabwo ni mu madibeti atandukanye hatowe ba nyampinga benshi n'uyu mwaka hagiye gutorwa undi wenda uyu mwaka ushobora kuba wowe cyangwa se we nabyo birashoboka bose ngira ngo uwo ubona wagushimishije cyane wakoze ibyo yari yasezeranye abanyarwanda ninde Kayibanda Aurore yego kubera icyo ari we uhisemo kuko niwe nkunda cyane niwe nishimiye ni nawe mfata nk'icyitegererezo yagerageje kuzamura ibendera ry'u Rwanda nubwo bitashobotse ariko yaragerageje yashizemo imbaraga nyinshi kandi n'ibyo yari yaravuze yabishyize mu bikorwa so niyo nkunda njyewe